Murakoze cyane nitwa Rugambwa David chairman wa RPF mu kagari ka Rubirizi twari mu nteko y'abanyamuryango mu kagari ka Rubirizi. Nishimire byagezweho mu kagari ka Rubirizi twabonye ko abaturage bakusanyije amafaranga menshi cyane sinirebanga mukoresha kugira ngo muze mu myanya y'imbere muri ubwo buryo. Nabanga ridasanzwe ni inama tugira inama ku midugudu abanyamuryango tugahurira hamwe tugakora inama tukareba ibyaduteza imbere nk'abanyamuryango ba RPF niyo ngiyo dukoresha inama. Siko batubwiye ko ubukangurambaga bwo kongera abanyamuryango bukomeje hano mufite izihe ngamba zo kugira ngo abanyamuryango ingamba no gukora tukareba abanyamuryango bagejeje imyaka batararahira tukabarahiza bakinjira mu FPR Inkotanyi bagafatanya n'abandi banyarwanda n'abandi banyamuryango kubaka igihugu cyacu. Twabwira abanyamuryango rero ba RPF muri Rubirizi n'abanyarwanda muri rusange mu gihe turi kwitegura umunsi w'ejo Murakoze cyane. RPF ni umuryango ntabwo ari ishyaka. RPF kwibamo rwose ni nko kuba mu rugo ahantu umugore n'umugabo bateranira n'abana. Twashishikariza n'utarajya muri RPF kujyamo. RPF ni umuryango mwiza. Hanyuma mwiteguye gute amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda? Amatora twiteguye neza ijana%. Tuzongera twamamaze muzehe wacu natwemerera tuzamutora kandi ijana% tumuri inyuma bose. Murakoze cyane. Dusoza rero nicyo wabwira abaturage muri rusange. Abaturage icyo nabashishikariza urumva manifesto y'imyaka 7 irarangiye tuzatora undi uriya mwaka uza turashaka kongera gutora ijana% tugashyiraho muzehe wacu tukomeza tugafatanya kubaka igihugu n'umuryango wacu RPF. Namwe murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Mbayingana Pierre Claver nk'abandi PM mu kagari ka Rubirizi cyangwa se good governance. Mbanje kubashimira by'umwihariko njye ku giti cyanjye kuba mwitabire bingana bitya kuri uru rugero ni iby'agaciro ku muryango. Rero mpagaze aha ngaha nshaka kugira ngo mbagezeho ishusho y'akagari ka Rubirizi ariko ni ishusho ngari ariko wenda ndabivuga mu ncamake buhoro buhoro ibindi bigaragarira mu bikorwa. Hari ibyo muzi ndi buvuge, hari n'ibyo mutari muzi mwakoze ariko mutazi ngo umusaruro wavuyemo n'uwuhe. Nibyo rero ngiye kubagezaho muri aka kanya mu minota mike bampaye. Akagari ka Rubirizi ni akagari kagizwe n'imidugudu 11. Hari Zirakamwa, Susuruka, Umunara, Uwabarezi, Itunda, Intwari, Cyeru, Bukunzi, Kavumu, Ubumwe na Beninka. 11 yuzuye, ndumva yuzuye. Tukagira amasibo 93. Amasibo 93 ari muri iyo midugudu yombi navuze uko ari 11. Akagari ka Rubirizi tugira ibigo by'amashuri 5. Muri ibyo bigo by'amashuri 5 dufite na ECD imwe iba hano mu mudugudu w'Umunara. Tukagira amadini n'amatorero 11, tukagira n'amavuriro 4. Reka nyure mu bikorwa by'umuryango rero, ibikorwa mwagizemo uruhare nk'abanyamuryango. Ariko nimvuga ngo byagizwemo uruhare n'abanyamuryango ntabwo ari abanyamuryango gusa, n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bagiye badufasha kugira ngo twese imihigo twari twariyemeje cyangwa se kuzuza inshingano cyangwa se ibikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ariwe ukuriye chairman kuri w'igihugu yagiye yizeza abaturage. Mbibutse ko RPF Inkotanyi ni moteri ya guverinoma y'u Rwanda, kandi murabizi ko moteri burya nicyo kigira agaciro ku modoka. Niyo mpamvu abanyamuryango aribo bafata iya mbere mu kugira ngo izo nshingano cyangwa se ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika bayemereye abaturage bigerweho, ariko bigizwemo uruhare cyane n'abanyamuryango ndetse n'inshuti z'umuryango. Mu bikorwa abanyamuryango ba RPF bagezeho harimo kwiyubakira imihanda. Ngira ngo aho iyo mugenda hirya no hino murabibona yuko mu kagari ka Rubirizi imihanda y'igitaka igenda icika ku bufatanye bw'abanyamuryango ndetse n'abandi baturage. Umuryango rero
inshingano zawo akaba ari gukora mobilisation ndetse no gutanga contribution yaba mu buryo bw'ubushobozi ariko no mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se gutanga inama. Imihanda yubatswe mu kagari ka Rubirizi rero yose hamwe yaba iya kaburimbo ndetse n'iya laterite yagiye yubakwa ifite agaciro ka miliyoni 161,205 n'amafaranga 500. Mwakwiha amashyi. Mbibutse ko aya ni amafaranga amarije gukoreshwa aho imihanda igereye ibitari byakorwa ntabwo byabazwe. Nubwo na amafaranga amajyambere oye Rubirizi twese RPF oye demokarasi oye tugasubiremo sibyo RPF oye ubumwe demokarasi amajyambere oye Perezida Paul Kagame oye urasobanutse kandi urashoboye tuzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere aho bagiye ngo nta mpamvu nimwe ndeba nta n'ikibazo cyambuza gukorera umuryango nta n'ikibazo cyambuza gukorera umuryango ngo nta mpamvu nimwe ndeba nta n'ikibazo cyambuza gukorera umuryango umuryango nta mpamvu nimwe ndeba nta n'ikibazo cyambuza gukorera umuryango nta mpamvu nimwe ndeba nta n'ikibazo cyabuza gukorera umuryango RPF ubumwe demokarasi amajyambere mwarakoze inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwaboye abanyarwanda mwarakoze